twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mudukurikiye. Ubu turi muri paruwase nziza ya Bukunzi, turi ku cyumweru twizihizaho umunsi mukuru w'abatagatifu bose. Tukaba dusoje igitambo cya misa cyahaberaga. Muri icyo gitambo cya misa hakaba habereyemo n'isengesho ryo gusabira abarwayi. Hakaba hari igikorwa cy'umwihariko cyabayemo cyuko hari abantu bakoze urugendo rwo kubohoka ku ngoyi ya Sekibi, baramburiweho ibiganza n'abasaseridoti ndetse n'abakarismatike muri rusange. Turagira rero ngo muri uyu mwanya tuganire n'umuhuzabikorwa wa karismatike, ari nayo yagize uruhare mu gutegura isengesho ndetse n'icyo gikorwa cyo kubohoka ku ngoyi y'umwanzi Sekibi. Turagira ngo tuganire n'umuhuzabikorwa wa karismatike, atuganirize atubwire uko icyo gikorwa cyatangiye. Turagira ngo atangire atwibwira. Murakoze, nitwa Theobald Mushinzimana, nkaba ndi umuhuzabikorwa wa paruwasi Bukunzi, santarari mvukamo akaba ari Nyamubembe. Yego, iki gikorwa ntabwo ari ubwa mbere tugikoze, ahubwo ni ku nshuro ya kabiri. Inshuro ya mbere twakoreye abantu basaga 141 nibo bakristu babohotse ku ngoyi ya Sekibi. Uyu munsi tukaba twakiriye abandi biteguye 43. Iki gikorwa rero uburyo giteye, hari abantu baba baragiye baca mu bintu binyuranye bijyanye n'ibihango bya Sekibi. None Kiliziya nk'umubyeyi ikaba idushishikariza gusohoka muri ibyo bintu, kubera ko hari imiryango myinshi igikoresha uburyo bwo guterekera, ndetse bikagira ingaruka ku miryango, ku bana babo n'abuzukuru babo. Ubwo rero uyu munsi twagiriwe amahirwe yo kwakira abo bavandimwe 41 babohowe ku ngoyi za Sekibi, ndetse no gukukira ibikomere, kubera ko hari benshi baba bafite ibikomere bitandukanye baba baratewe n'imiryango yabo. Hari abana baba bafite ibikomere batewe n'ababyeyi, hari ababyeyi baba bafite ibikomere batewe n'ababareze, ndetse ugasanga baragiye babaterekereraho babajyana mu ndaro. Uyu munsi rero nibyo Kiliziya yadushishikarije, kugira ngo ibyo bintu byose nk'abakristu tubireke, ahubwo dukurikire Kristu we rumuri rw'ukuri n'ubugingo. Ivugururwa muri Roho Mutagatifu rero niyo promoteri y'iki gikorwa, kubera ko niyo ifasha abakristu mu kuva no mu gusohoka muri ibyo bikorwa byo kubandwa, guterekera, ndetse n'ibindi bitandukanye n'ibyo Kiliziya itwigisha. Ndibikorerwa rero umuntu utari umukristu, bikorerwa uwemeye, ufite ukwemera, akemera kubatizwa, akemera ndetse guhabwa amasakaramentu yose. Ni nayo mpamvu iyo tujya gutangira tubasaba ibyemezo bivuye mu miryango remezo, kugira ngo bagaragare nk'abakristu babohotse koko kuri iyo mico, kandi baze bafasha n'abandi bakristu mu gusingiza Imana mu miryango remezo. Bahabwa rero inyigisho zisaga 11 zikorwa amezi 2. Hari n'ubwo amezi 2 ashira tugasanga atari ngombwa kubabohora bataratera intambwe yaho twifuza kuba bagera, tukabasibiza, tukongera tukabatangiza urugendo, tukabakoresha imyiherero myinshi, kugira ngo icyo gikorwa cyose buri wese ibyo afite abashe kubitanga. Iki gikorwa rero kibamo ibintu byinshi. Hari ababa bafite amashitani, hari ababa baraterekereye, hari abajya gucisha imiti, hari abacisha inzaratsi, hari n'abandi bakristu usanga bajya kurindisha imitungo yabo baciye mu bapfumu, ndetse hari n'abajya mu byumba, cyane ko Kiliziya tuzi neza ko ibyumba inshuro nyinshi bikunda guteranya abantu, imiryango. Abo bose tubifuriza kwegera isakaramentu ry'Ukaristiya, kuko Yezu ari we igisubizo cya byose. Iki gikorwa rero twakoze kuri uyu munsi by'umwihariko ni igikorwa kizahura umuntu, kikamukura ku ngoyi za Sekibi, ahubwo kikongera kikamujyana kongera guhura na Yezu, guhura n'Imana, kwiyunga n'Imana,
akongera bagasubira mu masezerano ya batisimu, kuko baba baratatiye indahiro ya batisimu bahawe na kiliziya, bakabatizwa na shitani. Icyo gihe rero iyo tubabohoye tubasaba gusubira mu masezerano ya batisimu, kugira ngo iyo batisimu bahawe na shitani ikugweho, ahubwo hakomeze batisimu y'umukiro wa Nyagasani. Urakoze cyane. Turi kuganira n'umuhuzabikorwa wa Karisimatike muri paruwasi ya Bukunzi. Ndagira ngo mutunyuriremo muri make iki gikorwa cyo kubohoka ku ngoyi ya Sekibi ndetse no gukira ibikomere cyaba cyaratangiriye muri paruwasi ya Bukunzi cyangwa hari indi paruwasi cyaba cyaratangiriyemo? Iki gikorwa ntabwo cyatangiriye muri paruwasi ya Bukunzi, ahubwo twavuga ko cyatangiriye muri paruwasi ya Mwezi. Niho yagitangije ibohora abavandimwe kugira ngo bave kuri uwo muco wo kubandwa no guterekera, kuko bituzanira ingaruka zikomeye, amashitani cyane ku bana tugenda tubyara iyo batanyuze muri iki gikorwa cyo kubohoka. Paruwasi ya Mwezi rero niyo yabanjirije iki gikorwa. Bo bamaze kugera nko mu rugendo ni nk'urwa 4 bamaze gukora bafasha abantu gukira, ariko by'umwihariko iyi duwayene ya Mwezi igizwe na paruwasi ya Mwezi na Bukunzi na paruwasi ya Nyakabuye na paruwasi ya Nyabitimbo ndetse na paruwasi ya Rasano. Iki gikorwa kirimo gikorerwamo aho abakristu bashishikarizwa bose kuva muri ubwo bucakara bw'ingoyi ya Sekibi, kuko aribwo butuma tutitagatifuza neza ndetse tugahabwa n'ingabire za Roho Mutagatifu, kubera ko tuba twagiriwe neza yo kwakira uwo mugisha w'Imana. Urakoze cyane. Iki ni igikorwa cyiza cyane, ndetse nakifuza ku ruhande rwanjye ko cyagera no mu yandi maparuwase. Nk'umuhuzabikorwa wa Karisimatike ku rwego rwa paruwase ya Bukunzi, ni iki muri gukora kugira ngo iki gikorwa kigere no mu yandi maparuwase kitarabasha kugeramo? Iki gikorwa ndagira ngo wabonye ko hari abavandimwe bo muri paruwasi Runyanzovu ndetse na paruwasi Nyakabuye. Ku rwego rwa diyoseze tugerageza kukigaragaza, ndetse n'abihaye Imana baragishyigikiye, kuko hari ibintu byinshi abakristu bahura nabyo, cyane imitego ya Sekibi. Ugasanga abakristu bagwaye amashitani bataza hakomoka, kandi barayarazwe n'imiryango yabo bagiye bavukiramo, kubera ko yagiye bajyana mu mihango ya Sekibi. Ubwo rero turifuza ko bitanagarukiye ku rwego rwa diyoseze, cyaba no ku rwego rw'igihugu, kuko tubona gifasha abakristu kwiyunga n'Imana. Murakoze cyane. Ku bigaragara ahantu Karisimatike iri usanga imisengere iri ku rwego rwo hejuru. Turagira ngo nk'umuhuzabikorwa wa Karisimatike ku rwego rwa paruwase tunyuremo muri make, cyangwa se udukundishe udusogongeze ku buryohe bwo gusengera muri Karisimatike. Ibanga rya Karisimatike ni ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Buriya umuntu adafite Roho Mutagatifu ntacyo yabasha kugeraho. Karisimatike rero yaje ari igisubizo cy'abakristu bose, nta nubwo igombera umukristu wasenderejwe gusa. Umukristu wese yagombye kuba umukarisimatike, kubera ko umukarisimatike ntasaza, ahorana ibyishimo, kandi akagira n'igihe gikomeye cyo kwihererana n'Imana. Igihe cyose akaba azi neza ko isengesho rye hari igihe cyagenywe rigomba kuvugwa ndetse rigashyikira Imana, Imana nayo ikaryakira agasubizwa. Ibanga rero dufite ni uko umukarisimatike agira by'umwihariko igihe cy'umwiherero, akiherera agasingiza Imana, ndetse akayitakambira, akayishimira, akanayisaba. Kandi dukunda kubona kenshi ko umukarisimatike yasabye arasubizwa. Murakoze cyane nshuti bavandimwe mwari mudukurikiye muri uyu mwanya. Twari turi muri paruwase nziza ya Bukunzi, tukaba twaganiraga n'umuhuzabikorwa wa Karisimatike ku rwego rwa paruwase Bukunzi, Mushinzimana Theobald. Akaba yatuganiriraga ibyiza bya Karisimatike, anatubwira ku gikorwa cyabereye mu gitambo cya misa yabereye mu isengesho ryo gusabira abarwayi, ariko haberamo igikorwa nyamukuru cy'uko hari abavandimwe
bari bakoze urugendo rwo kubohoka ku ngoyi ya Sekibi ndetse no gukira ibikomere baramburiweho ibiganza n'abasaseridoti ndetse n'abakarisimatike basenderejwe bari mu ikipe y'impuhwe. Inshuti rero mwari mudukurikiye, dukomeje kubifuriza icyumweru cyiza kandi mukomeze musingize Imana mu buzima bwanyu. Nyagasani akomeze abashoboze, ubukristu bube ku isonga, maze ibyo dukoze byose biyoborwe na Nyagasani. Ikiganiro nk'iki naho ubutaha, Imana ikomeze ibarinde. Sawa, tubifurije gukomeza kugira ubutumwa bwiza muri paruwase nziza ya Bukunzi. Murakoze.